zivungre zarakomagwe n'iki kigezwe inaho ubu ni emoji izina nazipuna zani inkoni ntacyo bitwaye na kanini k'icumi murashona sinagura pusi gusiyizanye nyimanuka nka demoni azamuka nzamuka quickly rush y'umura rukwepi zilivani uw'imyaka igezweho n'itari uzabaze pibyo nakoreye masi for the first sight nkita dalaga gakorwa nkundura imisatsi reka mubaza akantu kamwe dukiri ibintu byo kwandika ase ko mu ndirimbo zawe nyinshi hatajya haburamo vasi ya mama wawe ubundi mama wasobanuye iki cyane kuri kariyeri y'umuziki wawe ndetse n'ubuzima busanzwe mama asobanuye byinshi kubera yuko urumva umuntu kubyara bari umuntu wa danje uko byaba ameze kose yaba akize yaba akennye yaba ameze gute yaba atareba yaba atagenda umuntu kubyara nyine aba ari umuntu wa danje no especially ari wa muntu w'umubyeyi ariko ari n'inshuti yawe kubera ukuntu abantu abajene benshi njya mbona bafite ababyeyi babo ariko basa nkaho babatinya babagira gute nge rero mere twakuze kabisa tucyuzuza nyine turi amashuri kaya sese nabikubwiye n'ubushize bamujene mani arakora byatari hano afite utugoma tubiri abantu rwose mukurikira GMF n'abakurikira umuziki nyarwanda mugende muturebe kabisa yakoze double release indirimbo bita irebe indi bita berwa abakobwa baramwica none ndashaka kubaza akabazo gasa n'agasekeje gusa baramutse bagwitishemo kumara iminsi 15 toga bakwimara udakoresha telefone bahita biki uwo mukoboyi araza noneho turicara nyine ndi kwiyumvira indirimbo mani ku gaspika kanje mukavuma ndi kwiyumvira ingoma turanga indirimbo ya mbere ya kabiri noneho akajya hajyamo ingoma za GMF nyine kuri playlist akajya hajyamo ingoma za GMF no akagera kuri verse yanjye urumva hagera nko kuri verse agatambaza ngo nitazi ahita mvuga ngo nitazi urumva no ahita mbwira ngo gucanze ngo mupetera renze ahita mbwira ngo mani ngo none se ngo wankiriyemo nk'indirimbo ngo yatazi ngo yitwa fashoshi mani irangoma noneho nyishyiramo mani ikintu nyine cyandenze ni ukuntu nasanze umuji mani indirimbo yizi mani yose umurongo ku murongo nta hantu tuziranye ntaki ndavuga nyine bye numvishe binshimishije byatari ariko nyine byaranangaje ukuntu yambwiraga gukirira mutazi wishiramo nanjye ngahita nishyiramo nyine wishizemo iki avuga ati nibone nahita ngamubwira ati taba nanjye abajene bashyushye ko mba mbazira ikaze kuri GMF asante sana Freddy asante sana kabisa radio makatora hari Spotify YouTube ahantu hose na Instagram tuba twitse tuba turi kuri imiriro ya danje Nye twagarutse no mu papa mukuru tazi de pimp kumituko babizi se genge itsapya amaraso barabizi ko ari GMF niyo genge itsapya amaraso twebwe ubundi ibara rito representinga no umutuko si yo mituko iri no kuri moma cyangwa ni kuri kumubizi iriho cyane ntabwo ujya wumva kabiririmba ni imitukano ariko hano niyo mubitsi banoza niyo mubitsi w'umuryango niyo yabika ahura ibintu bijyanye n'amafaranga ubundi ntabwo njya mbivuga kuri kamera bibazwa hani niyo mubitsi hani niwe mubitsi kabisa bimeze bite se man turakomeye cyane kabeho kenshi turi mu kirere cy'abubatsi ni kima y'abubatsi iki kirere ubundi arya inonoza bayita ngo iki ubu turi mu cyo bita urugaryi mu kinyarwanda cyiza hamwe imvura ibiri kugwa ari nyinshi cyane nyine muri aya mezi harakonje kabisa gise zizarangira mu kwa 12 ariko njya numva bavuga ngo uyu mwaka waranze kurangira gato umwaka warangiye mu kwa 9 umwaka warangiye mu kwa 9 ngo ahubwo ngo ndi mezi ari inyuma yose ngo nayo undi mwaka tugukora uyu mwaka urimo ibitendo byinshi cyane kabisa imihanda induru ziri kuvuga azaze buriya wenda mu byabaye byose muri iyi mihanda ni nakaye gatendo kabaye kagukomoka avuga ati noneho hano harahiye birakomeye agatendo se ubukabayera nabonye ejo bundi hari abajene bari kwiyongoza abajene bane bo kuri Twitter nabo baba bari hejuru cyane barimo kwiyongoza
igitaramo ni igitaramo amasengesho yari yabereye muri stade ngo abantu ngo bagiye gupfukama ngo muri stade imvura iri kubanya ngo ubwo ni ubukoroni ngo ni iki kandi buri muntu wese agira imyemerere ye mani ni buriya niko baba babyemera nabonye post kuri Twitter ngo ryari by'abasazi mani usanga bari abantu barabiyongoje bya hatari kandi abantu bari gusengera igihugu nawe uri aho ngaho nabonye ko polisi yacu igira akazi uzi ko yari iri kurwanira bayataha noneho bagiye mu kibuga iyo bajyamo barakora ubundi ni gutya ari ku murongo iyo binjira mu kibuga subizi se nyine ko ibya Yesu ari ku murongo n'abandi bose do musururu moja ariko noneho ibintu biratangaje noneho reka rwose muri GMF rero mudufitiye iki uyu munsi muri GMF tubafitiye ibintu bishya tubafitiye ishusho rishyashya ryanjye ry'indirimbo yanjye yitwa Sa iri kuri EP yitwa Young King ubu ngubu nyine nibyo bintu bishya tubafitiye n'ibindi bigiye kuza n'ibindi bigiye kuza ariko ubu ngubu bihari kano kanya kabisa ni video hari Sa ase wadukubitiye akagatero hari akavideo mwapostinze mu kanya kuri Instagram natazi GMF kari akavasi mani wagakubitiye umuntu muri iyi mbeho wenda abantu baba bafite imbeho muri uru rugaryi harakonje cyane zivungire zarakomagwe n'iki kigezweho inaho ubu ni emoji izinana zipunaza n'inkoni ntacyo bitwaye nta kanini k'icumi murashona sinagura pusi gusa yizanye nyimanuka nka dimoni ahazamuka nzamuka kwikiri rush y'umura rukwepa izilivani ubu imyaka igezweho n'itari uzabaze pibyo nakoreye masi for the first sight nkita daraga gakorwa nkundura imisatsi inkono y'ibyatsi ku munwa tazi ndudubiza verse mugura izi nkundo yahuzo sinshona nubona narabuye ubwo byari ubujuga izi pepa za Bible na baya abahungu nararuye swing nikaraze imana nishaka izampani life tubaho wallahi irakubiye nimwashoni ko ninjiye game tazi the pimp sindwanira fame nkuko intari itarwanira ishyamba umwama gisesekara habwa ikamba irijwi ryo riba ku mafast ururwana rujubanza rumwe bikamba niba atari efeza amaganje impana iraturira bake bakanga ni rimwe kabiri nkasanza swag mpagaze zikubiye milsa izivunja tuzisumba milfa subaru zicamwa dutuma soda izi puta zikunda gukura pull up bongo barazicemba iyi keji yabaye amahanga dikaba abana batamira fast bikubiye sa uburyo ndapfamo bikubiye sa uburyo ndandika bikubiye sa uzana umunwa n'amasasi nka sa inana yasaze ni turu nka sa uburyo wandika bikubiye nka sa bro bikubiye sa cyakoze rega mubaza akantu kamwe dukiri ibintu byo kwandika ase kuki mu ndirimbo zawe nyinshi hatajyaburamo vasi ya mama wawe ubundi mama wasobanuye iki cyane kuri kariyeri y'umuziki wawe ndetse n'ubuzima busanzwe mama asobanuye byinshi kubera yuko urumva umuntu ukubyara aba ari umuntu wa danje uko byaba ameze kose yaba akize yaba akennye yaba ameze gute yaba atareba yaba atagenda umuntu ukubyara nyine aba ari umuntu wa danje noneho especially yari wa muntu w'umubyeyi ariko ari n'inshuti yawe kubera ari ukuntu abantu abajene benshi njya mbona bafite ababyeyi babo ariko basa nkaho babatinya babagira gute njye rero mere twakuze kabisa tucyuzuza nyine turi amashuri niyo mpamvu akenshi kubera yuko ari we muntu mba numva ku isi nyine ari we muntu narwanirira cyangwa se nyine nakora kugira ngo simubabaze akenshi nyine nawe iyo ndi kwandika ibintu nahitaza byahatari nyine ni nko kwiyibutsa nyine yuko hari inshingano runaka mfite tuzo kugira ahantu ngera niyo mpamvu kenshi ngunda kumushyira mu ndirimbo aho birumvikana cyane umumama tumuhaye nyane bazita indabyo ze indabyo n'indabo zitandukanye turaziguhaye mukecuru shata goze kabisa iyi ndirimbo rero iyi ndirimbo ariko yari imaze igihe yarasohotse indirimbo yari imaze amezi 5 hanze imaze amezi 5 hanze ko yasohotse kuri EP yari indirimbo ya kabiri kuri EP
indirimbo twanayikoze zamani man twayirikodinze kera banza hashize nk'umwaka cyangwa imyaka 2 tuyirikodinze kabisa tubiza kurangira nyine nyishyize kuri EP ndavuga reka nyisorane n'izindi kuri EP ndebe ukuntu bimeze ndavuga why na nyine nabonye abantu barayikunze mani nsohora ka EP barayikunze ndavuga rero why na ntahita mbatamo video nyine ahubwo bise binara kwibaza kino kintu hari ufite gahunda yo kugira yo gukora no kuzindi ndirimbo wagiye usoranye kera cyane ukagenda uzirekurira ama video cyane wenda nko kuri EP yanjye hariho indirimbo 5 imwe niyo yari ifite visualizer indi ni iyi ngiyi isa niyo ifite video ubu ngubu official video hanyuma ndi gupanga n'indi no gushutinga iyindi nyuma yuko ariko mo hagati agomba kuzabanza gucamo n'ibindi bintu nyine ndi kubakubita ariko hari indi ndirimbo nayo ndi gupanga gukorera amashusho kuri EP yanjye ariko nyine hagati agomba kuzamo ibintu bishyashya ko GMF mwaje turabica nabonye Kaya nawe ari kuduteguza imiriro ya daje mani Kaya sese nabikubwiye n'ubushize bamujene mani arakora byatari hano afite utugoma 2 abantu rwose mukurikira GMF n'abakurikira umuziki nyarwanda mugende muturebe kabisa yakoze double release indirimbo bita Irebe indi bita Berwa abakobwa baramwica none rero wenda sinzi hari abantu benshi bakunze yitwa Ngireba ariko yitwa Berwa n'urundi rwego Berwa ni nziza ariko nanjye muzasohotse kabisa nkunda Irebe Nkunda cyane ariko hari igihe nigeze iyo ukurikiranye umuziki waba wumva ushaka kuzana akantu k'inuza ka gakondo k'ikinyarwanda cyinshi gikomeyemo ukuntu ese buriya ari gute ushaka kuzajya ufata wenda nk'imiziki ukora ukagenda ubivangamo akantu ka gakondo nk'ukuntu ndabyifuza ariko ntago turatangira kubikora gusa hari nk'ibintu nagize hari nk'imirongo nari naranditse nshaka nyine kuzikora muri izo style gusa nuko wenda igihe cyabyo kitaragera ariko cya numva nyine nzabatamo kabisa utuntu nyine twigisha kamba biriya bintu bijya bifitinga cyane mani nkurikije ukuntu ahantu abanyarwanda bari gushaka kwerekeza umuziki muri iyi minsi usanga abantu benshi bari gukubita gakondo ni neza man bashizemo ibintu bya gakondo babivanze na traditionnel gakondo ni sawa ko nigeze no kuyiririmbamo nk'amezi 2 niga mu Kagarama gakondo ndi mu itorero urumva nagiye mu itorero nshaka guhamiriza urumva nagiye mu itorero nshaka guhamiriza nshaka kuba umubyinnyi numvaga nyine nakwibera umubyinnyi gakondo nyine nkabimenya amaze igihe kingana iki noneho mu Kagarama nayize umwaka umwe noneho mu kujya muri gakondo nyine hari itorero haza umutoza kutwigisha uwo mutoza ngo yabyinaga mu nganzo ngari nyine urumva ko yari umujene ubizi noneho njyewe babona ukuntu turagenda turabyina practice umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu icyumweru kirashira abagare kuri muntu tiko muri imihamirizo abari gutaragurika tubimeze biti bahita banshyira mu kuririmba urumva ntabwo bari guhita bambwira ngo ntabwo ubizi kandi nari mfite ubushake bahita bambwira noneho wowe uzajye mu kuririmba noneho bumvaga nyine mfite n'ikijwi kinini baravuga wowe jya mu kuririmba bazajya muri tujya no mu marushanwa mani twagiye no mu marushanwa ariko nyuma y'ayo marushanwa sinongeye kubisubiramo nahise mbivamo ashaka kuburiya mani iriya bintu ubu abantu basigaye barabyaraje cyane ariko ni byiza cyane ni byiza mani urumva nyine ni nko gusigasira
identite yacu nyine twe nk'abanyarwanda twaba dufite identite nyine y'umuziki dukora runaka ufite akantu karimo ariko bitabujije yuko n'ibyo abandi tuzabibaha nabyo mukumva ni byiza. Ngiye kudukubita imvange. Uyu mwaka wa 2024 wari umwaka munini pe mu bintu byose kandi nta kintu cyasigaye inyuma cyane. Ngo muri showbiz harahiye imihanda yaratse na Bulldog yujuje miliyoni mu byumweru bitatu muri 2024. Ni naho naganishaga. Muri iyi minsi mani ari ku ruhande rwawe rw'abaririmba bisanzwe bakubise imiziki ya danje. Ejo bundi The Ben na Melody badutayemo umunsi umwe. Noneho n'abaraperi umuraperi yicaye umuntu ku mutwe uyu mwaka. Rap uyu mwaka usobanura ute? Man, ubundi hip hop uyu mwaka nyine ni umwaka wo gukora. Umwaka wo gukora buri muntu wese yaba ari umujene mukuru mu grand frère bacu basanzwe bakora hip hop. Yaba ari natwe tukiri aba youngsters twese nyine twashyizemo imbaraga. Bijya bibaho cyane nyine urumva akenshi niko bigenda mu movement yose. Iyo urebye nyine movement kuntu ku mihanda ibintu biba biri kugenda, iyo akenshi ari kuza movement nshyashya ku mihanda, game birimo imbaraga nyinshi byatari yaba ari guhera kuzakinya trap ziza nabwo wabonye nyine wahise ubona yuko hahise ibintu binini byatari guhera loud sound niza nabyo wabonaga ari ibintu binini cyane nyine ku mihanda bya danje. None uyu mwaka niko bimeze. Muri uyu mwaka harimo abantu benshi mani muri rap bari kuza kandi bashoboye. Ntabwo rero wabona umupeti ku mihanda ari kubikora ngo nawe uryame wapfe tuvuga ati ibi bintu noneho katubikore noneho twese tubikorere rimwe kabisa. Nkeka yuko ariko byagenze. Kuri pe umwaka uyu mwaka wari uwa hip hop man. Na n'ubu ntabwo urarangira man. Turacyafite projet nka 20 dufite kubasohora. Amezi 2 ni menshi Kigali. Amezi 2 ntabwo ari make wenda mu ntara runaka. Ariko amezi 2 aba ari menshi Kigali. Iyo amezi 2 ashize ari icyo utarakora baba bari kugusiga byataye. Turi muri Kigali man ivuduka. Ese ubundi munyamutekereza ko hari igihe kimwe kizagera? Munyamutekereza ko hari igihe kimwe kizagera? Bana nk'uko tuba twicaye wenda hano tuvuga ngo ba Buda barabikoze bande ukurikije uruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda. Mujya mutekereza ko bitewe na movement mubona ziriho uyu mwaka cyangwa se murawukomeje, tekereza ko hari igihe kizagera mukicara hejuru nk'abari abatipe ku buryo urumva bano bajama bakuru babigezeho, ariko nkatwe tuba tukiri hasi hari ibindi bintu nyine biba bigikenewe man. Urabitekereza ariko buriya vision fite mission ukuntu uri gukora mission zawe nibyo biguhereza nyine kugera ku bintu ushaka. Ngiye niko mbikeka. Hanyuma wagira Imana ikagutiza ubuzima ukabikora, hanyuma ukayishyiramo imbaraga ukabikora ukareba ko wajya hako bijya binanga mani ugasanga byanze wagerageje nyine. Bivuga ngo ntawuburira mukwe uburiye mukwe ntakabatagize uburiye mukwe ntakabatagize rega nawe sinuri wino ntabwo byoroshye ko ndakazi. Ubundi approach y'abahanzi bato n'abahanzi bakuru imeze ite kuri ubu? Nyine wenda ushaka gukorana nk'umuntu mukuru hari ibintu uri gusabwa kuba ufite cyangwa se wenda kuba wujuje bigusaba baraborohereza cyangwa ntago byapfa koroha man. Urumva ni nako ubuzima busanzwe nyine bumeze. Njyewe ibintu byose ndabyumva kabisa nkabyanderstandinga, kubera yuko umujene ntabwo azajya gukorana nawe ufite indirimbo ebyiri. Akenshi nta nubwo aba anakuzi. Ashobora kukumva rimwe akavuga, ashobora kumva rimwe cyangwa kabiri akumva wenda watahemo imirongo iri dope, ariko akibaza se uyu mupeti ufite indirimbo ebyiri ubundi nyine ndishura yuko ikintu tugiye gukorana kizaza ari package ya danje kandi yarabikoze mu ndirimbo ebyiri gusa, bikagusaba nyine kubanza gukora ukaba ufite ibintu byinshi byibuze ku buryo umuntu yakwizera akavuga ngo aha yarakubise ntari arakubita
wenda hano karamusobye ariko urumva ko mu ndirimbo 20 afite 17 yarazemera aho ngaho nyine niho byose bihera ngo aragenda akegeranya amakuru yose ariko abaji bakuru mani iyo mani nyine iyo yumvisha ushoboye je bisa nkaho ariko nabibonye iyo yumvishe ushoboye ntago yabura kugusapotinga nyine ntago byabura kuko abenshi aho bigeze ubu ngubu baranatwumva vuba hazasohoka n'ibindi bintu birenze mani muzagenda mubibona n'abantu bakuru nukuvuga ngo imiziki ni myinshi muri gutegura muri uyu mwaka mani turi gutegura imiziki myinshi byatari nubwo igihe ari gitoya ariko turi kugerageza byibuze nyine mu gihe gitoya gisigaye tube ducontributinze ikindi kintu kiri big nyine kuri industry ko already tumaze gusohora indirimbo nyinshi mani byahatari muri uyu mwaka nyinshi turashaka rero n'ubundi ko movement ikomeza gutya nk'ibisanzwe asundi ukiri aho uyu mwaka urasigaje amezi 2 ngo urangire nyine nibe ibintu wishimira sofa umaze kugeraho muri uyu mwaka wakoze muri sofa kabisa sorry sofa abantu byonyine imani iyo umuntu usigaye ukora ikintu ukaba uri kwitambukira ukahura n'umuntu akakubwira yo bro ni we tazi timane ti ewana ngiye kabisa ndagufana n'iki ndavuga man ibyo bintu byonyine kwanza birahagije ko ibintu dukora mbere na mbere isoko n'abantu man isoko n'abantu iyo bamaze kukumenya ibintu byawe biraguka hanyuma bikaba byanagupeye ubu ngubu rero ikintu twishimira nze nkanjye ku giti cyanjye nishimira nuko ibintu nkora man ubu ngubu bisigaye bigera ku bantu man kera twasohoraga video kamara nk'umwaka umwe ifite nka views nka 700 cyangwa 800 ariko ubu ngubu turayisohora ukabona mani na kibiri niyo kibiri cyakubona mu cyumweru kingahe 6 10 ukabona nyine biri kugenda mani umuntu asigaye yakubita ibihumbi 10 kera byari insazi kera byari insazi byahatari ntago umuntu yapfaga kugira atari na kera cyane mani umwaka ushize mu mwaka ushize byari bigoye mani uyu mwaka kabisa waduhaye ibintu byinshi kabisa uyu mwaka sofa so good nta kintu nashinja imana sofa kabisa yego tugaruke mu ntuza muri dusa n'abagaruka gato mu buzima bwacu busanzwe uyu munsi muri imihanda harakonje ndashaka kubaza akabazo gasa n'agasekeje gusa baramutse bagwitishijemo kumara iminsi 15 utoga no kwimara udakoresha telefone bahitamo iki kumara iminsi 15 no kwimara utakoresha no kumara iminsi 15 nakoresha telefone sha ubuse nge na iminsi kenzo utoga ariko ubuse nko kuri phone mani ikora ibintu byinshi ubuse nka phone mani umuntu ari bugukinire yose nk'ubuceri nyine ukabyiborera byose ntabwo at least nyirayimara noga ariko wenda navuga ati bro momo yanjye niwagwane noneho dore turi no mu bukonje umva no guhita bihumira ku murari uzameze wa profit ubukonje na profit ubukonje wenda ariko nanone iminsi 15 ni myinshi mani umuntu atoga ako ari abantu bayimara mani ibaze ko hari abantu bayimara batanu bashete kandi nyine ibyo mubwira nkaswe ubundi tazi ni cyo kintu cya mbere nyine gisekeje kigeze ku inspira ukandikamo indirimbo nyine gisekeje cyangwa ikiri bizarre mukuru kigeze nko kunyispira kwandika indirimbo nyine ikintu kiri bizarre nyine kitageze ubona kidafututse ikintu kitameze neza tukiri aho mani ngiye nk'ukuntu nyine
nko ku boro nanditse indirimbo bita fashoshi nyine byari ibintu nyine kwitora nyine ukavuga ngo fashoshi urumva umuntu akibaza se fashoshi fashoshi bisobanuye iki mani fashoshi ni ibiki no nta nubwo nyine kugira ngo njye indirimbo nyine bibe nyine fashoshi nyandike nta nubwo ariho byaturutse ku baboro twajyaga duca tuvuye school man muri high school no umutipe nyine ababoro bayitaga ngo muri fokoshi no man nyine urumva ni umujamo wanjye wabimbwiye arambwira ngo hano ababoro bani ngo hano ni muri fokoshi man bita numva nyine iryo zina rirarenze byatari noneho niyicariye stay nikwamiye man none nyine byaje no kugaruka nyuma man nyuma narangije ashiye nk'imyaka 2 noneho mbitekereza nyuma ntekereza kuri fokoshi nifite akabitsi kwendira fokoshi fashoshi muri iyo minsi nyine ngiye nkunda kuvuga ijambo fasho byatari abantu nyine tukunda kuvugana barabizi cyangwa nkarenzaho fashoshi tanumva nyine bitabivamo aho ngaho nyine kuri fokoshi byavuye muri fashoshi fashoshi yavuye kuri fokoshi tazari igihe cyo kikubaho kibagirwa lyrics irimo kuririmba indirimbo byabaho ariko ntago bikunze kuba cyane lyrics zanjye akenshi mba nziza gusa ntago wabura kwisoba keretse wenda nasomye nk'agacupa nasomye nk'agacupa wenda ku rugero nyine rwatuma ntabasha kuririmba bijya bibaho mani ko umuntu ashobora kumera gusa simvuze ko nyandirimba ntagasomye ariko mbaye ntagasomye ndakeka ko nabyibagirwa kabisa ese ubundi iyo uciye ku muntu ari kumva indirimbo yawe utamuzi nawe atakuzi wumva bimeze bite barumva birenze mani kandi byarambaye je byambaye mani seriously mani reka mubwize ukuri mani twaragize muri no minsi maze iminsi Butare school urumva ahantu ugeze nta bantu buhazi mani cyane akenshi nyine nko mu ntara wumva nta n'umuntu ukuzi nawe hano hari ukuboro nyine ushobora guhuza n'umuji jye muza n'umukoboyi ndamubwira waza kundi hari utuntu nari mubwiye anzanire kuko njye ntago nari nzi muri quartier neza fresh ntago nari mazi uwo mukoboyi araza noneho turicara nyine ndi kwiyumvira indirimbo mani kwako ku gaspika kanje mukavuma ndi kwiyumvira ingoma turanga indirimbo ya mbere ya kabiri noneho akajya hajyamo ingoma za GMF nyine kuri playlist akajya hajyamo ingoma za GMF no akagera kuri verse yanjye urumva hagera nko kuri verse agatambaza ngo nitazi ahita mvuga ngo nitazi urumva no ahita mbwira ngo mucanze ngo mupetera renze ahita mbwira ngo mani ngo none se ngo wankiriyemo nk'indirimbo ngo yatazi ngo yitwa fashoshi mani irangoma noneho nyishyiramo mani ikintu nyine cyandenze ni ukuntu nasanze umuji mani indirimbo yizi mani yose umurongo ku murongo nta hantu tuziranye ntaki ndavuga nyine bye numvishe binshimishije byatari ariko nyine byaranangaje ukuntu yambwiraga gukirira nk'utazi wishyiramo nanjye ngahita nishyiramo wishizemo avuga ati ubundi nahita akamubwira ati taba nanjye abajene bashyushye ko mba mbazira ariko barayagaza ritazi ikibazo nari ngiye kubaza mise nyisubiza ariko n'abanyarwanda mbariza n'abanyarwanda ibyo bikubaho kuririmbira muri dushe kandi ahubwo ariho hantu ndirimbira ubundi muri dushe usibye nyine nk'ubu ngubu urumva nk'ubu ngubu koga kuri kugabanyuka kubera imbeho nk'ubu ngubu koga no kuva wenda nko mu rugo ukajya wenda nko kuba ahandi hantu hari igihe nyine uba utakisanzura kwa kundi kubera ko haba hari abantu kubera yuko wenda hari igihe uba mu gipangu kibamo abantu benshi batari wowe gusa bikagusaba nyine kwitwararika ariko mani dushe ubundi
man indirimbo za Babushari, indirimbo za banda baraperi bose bayishingiyeyo. Najyaga kujya ku ishuri mu gitondo saa 11 n'igice za mu gitondo nyiga high school. Ewana nyimara kugeza amazi muri douche, ako wowe urabizi. Nyimara kugeza amazi muri douche man, abanza gukita ye namaraga iminota 30 ndi kuririmba nta kindi kintu ndakora. Abe na kimwe ndi kuririmba nasa kandi ndi kuririmba cyane, biraryoha byatari avana inspiration. Ukuntu gatse taza rwasinzira muri studio wagiye kuri coding. Nkunda kwasinzirira cyane. Umva ngiye nkunda kuko akenshi sorry ndumva mu muhogo nazi ukuntu umeze. Akenshi nyine ngiye nkunda gusinzira mani muri studio nyine, kandi akenshi nkunda gusinzira nta kintu ndarekodinga. Akenshi mbere y'umurimo gusinzira mbere y'umurimo cyane wallahi wenda zayibabwira ko nkunda gusinzira nyine. Akenshi ngeze muri studio ndasinzira, ubundi nyine nkaza kongera gukora akazi muri studio nyine. Njyewe sinzi banza ariho hantu nkunda tu, kuko iyo mageze utuntu twose bihita tunyorohera, ibitotsi bihita biza vuba. Kwandika bikanyihutira iki ibintu nk'ibyo. Cyakoze kabisa. Ubundi ubuzima bwa music ubamo uyu munsi ni ubuzima warose cyangwa ubwo bwarakorose niba ari man nyine umwana ntago numvaga yuko nzakora umuziki nyine, wenda ngo mbirote ngo mvuge njyewe nzaba umunyamuziki babi. Ariko binjye man bigeze kumanurira ngo nzaba umucuranzi. Nagiye gutura ibiceri. Urumva ari habaye igiterane noneho ewana mfata nyine ibiceri njya kubitura man, ni no mumere wari ubimaye ibiceri byinshi bro. Nyine byari ibiceri apana inoti, ibiceri nyine bya biceri none ari byinshi ku buryo iyo bituye mani byaravugaga none ndagenda mbishyiramo, sinari nzi mubare icyo gihe, ndagenda mbishyiramo. Umushumba nyine ahita avuga ngo ahita mfata akaboko arambwira ngo uyu mwana azaba umucuranzi ukomeye cyane. Noneho ikintu cyanjye mu buzima bwanjye n'ingoma sinzi kuyicuranga. Zari injoga zo kwatuye. Ariko nyine man ibintu byose nahise mvuga ati byari byo byose nyine, ubwo nibwo nyambitekereza nkavuga ati ibyari byo byose nyine uyu muntu hari ibintu byasohotse. Ariko aracari muto nabamenye. Oye nshobora kutaba umucuranzi ariko biri related man, biri related n'ubundi y'ibyo nkora to. Ntago bijya kure cyane. Nagira ngo dusoze gutya. Shaka kubaza ibibazo bibiri wenda bishaka kwiyongeraho kimwe. Yego. Tukagana ku musozo w'ikiganiro. Yego. Ni iyihe nama waba waragiriwe ikomeye mu buzima n'umuntu wenda umuvandimwe umubyeyi kugeza ubu? Kugeza ubu man urumva ngira abantu benshi tugirana inama man, nyine ngira abantu benshi dushobora kuba twakwicara tukaganira ibintu biri seriye. Ubu rero guhita nibuka nk'umuntu waba warambwiye ikintu kiri seriye cyane biba bigoye, ariko man sinama cyane njye inama nyinshi ngenda nzigira man. Njye urumva hari utuntu akenshi wakuranye n'umusingo mama ugakurana nyine n'umumama wenyine ubona struggles ukuntu ibintu biba bimeze nyine n'ibyanjye ndavuga nk'imfubyi yumvira mu rusaku cyangwa iki. Akenshi nyine ubu bireba nyine ukamedita ibintu byose, ukamedita situation. Ahubwo ngiye nka mere niwe ujya kumbwira ibintu nkabifata nk'aho biri seriye byatari. Nka mere nyine harimo ukuntu nka mere ashobora kukubwira akantu kandi atanakugira inama. Ngiye mere nagakunda kungira inama, ahubwo arambwira wenda ngo iki kintu nyine ntuzakora iki kintu bizabyambabaza ukoze iki kintu, cyangwa akambwira ati udakoze iki kintu ngo ugere kuri ibi bintu runaka byambabaza. Nyine nka ewana ibyo bintu rero mpita mbifata ewana itegeko.
mujye mwubaha ababyeyi banyu, niyo nama ya mbere nanjye reka mbagira inama. Mujye mwubaha ababyeyi. Ariko man ndabyibutse man, ibaze yuko icyo kintu na nungu man, uwo muci yambwiye ikintu kirenze. Umutipe yarambwiye, ni umutipe bita Faustin man, reka nanavuga izina rye, ni umutipe bita Faustin, ni umufamiliye ariko nyine ni inshuti yanjye ku giti cyanjye njyewe. Hari igihe twari turimo kuganira nyine ku buzima busanzwe, ukuntu abantu bitwara, ukuntu abantu bamwe batana inzira bakajya mu buyobe, nyine bakajya mu buzima bwabo n'iki. Umuji ahita arambwira ati man, nyine buriya hari ikintu nyine abantu bibeshye yuko nyine wowe ubwawe uba uhagije. Arambwira ati kandi buriya mu buzima bwawe uzagira inshuti, sibyo? Uba ufite ababyeyi kandi abo bantu bose bazaba hari ikintu bazaba bagutegerejemo. Iyo badekonnye nyine wowe wikunze tu, akenshi uri gukora ibintu wowe ukunze nyine byuwe byawe, ariko nyine ukanga kureba entourage yawe ngo urebe ese aba bantu bo bizagenda gute, bimeze. Ndavuga ati iyi ball irarenze kabisa, kuko nyine akenshi nyine iyo utitekerejeho wowe wenyine ugatekereza ku bantu bose, abantu bari around you, ubona yuko nyine hari ibintu udakwiye gukora kandi bikanagufasha gusunika nyine ibintu byawe bikagenda neza tu. Kandi kabazo nagasoreza hose wapireka nayo kugasorezaho. Kandi turagira kandi kantu dusorezaho. Ase ubundi success cyangwa se ubutsinzi niba nabyita ubisobanura ute success cyangwa se ubutsinzi? Kuba successful mu buzima bwawe kuri wowe. Man, njyewe kuba successful mu buzima bwanjye bisobanura nyine urumva nyine ngenda umurasta man, ngenda umurasta, mfite ukuntu hari imyemerere nyine mfite ya kirasta, bishobora kuba ari bitari ibya cyane ariko hari ibintu urumva. Kuba successful nyine ngiye kwanjye ku giti cyanjye, kuko ninjye ugiye kubisobanura, nkeka ko nukugera nyine ngiye kugera ku byishimo byanjye. Ni ukuvuga ngo akenshi abantu nyine bibwira yuko kugira amafaranga menshi, kugira amafaranga ni byiza, nta muntu mbujije gukora ngo ugire amafaranga, ariko ibyishimo mbere na mbere, kuba ufite umuryango, kuko njye mfite ahantu nakomotse, urumva mba ngomba no kuzagira abandi bantu bankomokaho. Kuba ufite umuryango mbere na mbere, umuryango, ubona abana, ufite umugore mwiza, kuko baravuga ngo umugore umuhabwa n'Imana. Ubwo bwiza ndi kuvuga nyine wa mugore utagutesha umutwe, utagira gute, ushobora kuba wakwikemurira ibibazo bisanzwe. Ikindi nyine ubana uri generous, ushobora kuba uhari mu butunzi bwawe, hari ikivaho kugira ngo gifashe abandi bantu. Yego, ubundi icyo kintu ngiye kabisa, Imana nicyo kintu nyine nyisaba, nkavuga ibyo nubigeraho uzaba uri ibi ngibi nimbigeraho nabasha kuremera umuntu, mfite abapeti, mfite umuryango wa fresh, bona nzaba ndi successful kabisa cyane. Yego, dusoza nagira ngo dukohereza niba nakita, nagira ngo usoreze ku ndirimbo wakundaga kuririmbira muri douche. Indirimbo nakundaga kuririmbira muri douche, shaka ko ariyo sorezaho dukubita akantu bitadusoza. Man, njye hari indirimbo yanjye ku giti cyanjye si cyayo nakundaga kenshi. Indirimbo wakundaga iyo ari we wese tu. Man, hari ingoma ya Betray na Ice Nova, urumva, na Ice Nova man. Till now njye iyo ndirimbo man ndayikunda cyane, nyine byatari bayita rwa rukundo, urumva. Ice Nova ayizanye ngo nsamira amayira ndiruka, igitanda nagicitse bugicya, ndiho ndazunguza muzika, nishaka ndayiguhata, inzozi twazivanye mbarisha, urukundo rushibura imigisha,
kubikora nibyo ko sisha icyo ushaka uragisanga mama ati mungurasaze nanjye ni street yafashwe uwo bazi batamenye ingoma arayibaka bakabana rwa rukundo ngiye gukunda nagushyize imbere muri gahunda nakwereka uruhande ugomba kumva GFM n'amahomies ari kuza pull up you know what's up hustle ni real iyo ngoma man na n'ubu ngubu bro na n'ubu ngubu kabisa iri mu ngoma nyine ngiye nicara nkumva cyane kubera yuko iyo ndirimbo imirongo yose niyo naba nsinziriye man narayifashe nyine ibindi hafi bya hatani ni nziza ngiye ku giti cyane ndayikunda shout out to them niggas cyakoze tazi nizo snacks ukunda kurya snacks ukunda kurya ni nziza Nkunda harya biscuit ni snacks yeah ngengo biscuit ni snacks man yamara neza okay baratubwira muri none se ama cookies biscuit na ama cookies ndakeka biscuit sa ama cookies ndakeka biscuit kareka kuba cookies ubanza biscuit okay baraza kubitubwira baraze kubitubwira muri comment ariko ndumva biscuit ari ama ako ngiye nkunda biscuit byatari kabisa n'umuntu umva ashaka zandemera ka biscuit nkunda biscuit n'ubukeke kabisa n'undi bintu biryoshye biryohereye birimo isukari kamushimira nzagushakira gasukari n'akayogati thank you so much kabisa bakoze kudukurikira asante sana bagiye streaming indirimbo bagiye kumenya ibyo ari byo ibindi byose byo ibiri imbere nibyo byiza babiturekere kabisa GMF hose mugende bata umutuku nyine simwabonye wakoze cyane tazi arakoze cyane Freddy sante kabisa sante